ujya wibaza uko bandika ku myenda cyangwa se uko bakora design z'imyenda, uko bashobora kwiyandikira ku mwenda uri mu rugo, uko ushobora kwandika ku bintu bitandukanye. Uyu munsi niyo topic nazanye. So nshaka kubigisha uburyo washobora kwandika ku mwenda ukawukura ku mwenda uri blank utanditse ikintu na kimwe, none ukaza umeze nk'uyu nguyu wanjye wanditseho. Hari ibintu by'ingenzi ukenera tutaragira muri steps ukoresha kugira ngo ushobore kugera kuri urwo rwego. Icya mbere, step ya mbere cyangwa se ikintu cya mbere uri bukenere bayita heat press. Heat press kanyikwereke. Heat press ni imashini nk'iyi. Iki ni imashini. Iyi ngiyi niyo ukenera kugira ngo banze wandike ku myenda. Icya kabiri ukenera ni printer. Printing. Uri bukenere printer nk'iyi. Iyi ni iya black byonyine, printing ya black gusa. Ikindi uri bukenere bayita plotter. Plotter nayo ni iyi ngiyi nashizeho. Iyo ufite ibyo bintu bitatu, printer, plotter, laptop, ibintu bitatu iyo bifite, utangira umwuga wo kwandika ku myenda ukoresheje mashini. Printer ihagaze ibihumbi 500, 250 urayibona. Plotter guhera kuri 400 urayibona, intoya gatoya ka inches ni santimetero 60. Then computer ni 100 wayibona ikoze nyine. Ntabwo ukeneye computer iri zikomeye cyane. Then ikindi kintu ukeneye bazita materials zo gukoresha. Stickers. Hano dufite sticker kanyibereke. So hari sticker n'izi nazo turazikoresha muri aka kazi. Izi nizo dukoresha kwandika ku myenda. So now iyo ufite ibintu bingahe, actually ni ibintu bine: printer, heat press, plotter, ni ibintu bine byonyine. Iyo bifite utangira umwuga wa business. Ibyo bintu kugira ngo bitangire byibuze ufite amafaranga n'iki. Byibuze iyo ufite printer computer y'ibihumbi 100, printer ya 150 cyangwa 200 aka 350. Heat press zirahenze ariko ushobora kubona iya 400 tukaba tugeze 750. Then ukashaka computing plotter y'ibihumbi 400 nayo ni 1,200,000. 1,200,000 ushobora gutangira business yo kwandika ku bintu bitandukanye: imyenda, amakayi, ama Lacoste, ama t-shirt, ibintu byose, badges, kwandika ku tuntu dutandukanye, kwandika utuntu nk'utu, kwandika ku bikoresho ukaba washyiraho nk'akantu nk'aka. So ibintu byose ushobora kuba watangira kubikora kuri 1,200,000. Amafaranga make cyane, ntabwo ari menshi. Wenda yego ni menshi ariko uramutse ufite 1,200,000, business ishobora kugukura kuri level imwe ikakugeza ku yindi level. Iyi business niyo business nkora, kwandika ku umwenda tuwandikiraho guhera kuri 2 per day. Uramutse ubonye abakiriya 5, ibyo ni 10,000. Ubwo mbuze abakiriya 5 ariko mbabarira umwenda umwe. Ariko hari igihe abakiriya 5 umwe ashobora kuba akeneye imyenda 20 icyarimwe. So ushobora kwinjiza 100 ku munsi cyangwa munsi y'100. Waba ari materials wakoresheje, waba ari ibyo wakoresheje, ibyo wateranyije byose, ugasanga ku munsi ubyibuze ufite profit wenda y'ibihumbi 20. Waratangiye 1,200,000. Ko ni akabanga. Kugira ngo ukore uyu mwuga cyangwa se ukore uyu mwuga wo kwandika ku bikoresho ukoresheje imashini,
cyangwa ukoresheje irangi kuko naryo turarikoresha. Hari skill ugomba kubanza ukiga basi iz'ibanze. Ugomba kugerageza ukamenya gukoresha Illustrator. Illustrator ni program dukoresha mu batiste, ariko hari igihe Illustrator yagukomerera. Hari indi bita Core iDraw. Core Draw ni imwe muri program zikora iyi skill zoroshye ushobora gukoresha. Iyindi ushobora kujya ukoresha Canva. Ni program iri kuri internet ushobora gukoresha uri kudesigninga amafoto, uri kudesigninga ibintu bitandukanye, video, uri kudesigninga thumbnail. So ushobora gukoresha Canva. Ushobora gukoresha ni ibintu byinshi. Iyo ugiye online ho rwose, iyo utabizi neza ibya design, online iragufasha. Ushobora gukoresha ChatGPT nayo kuko ikora designs. Ushobora gushyiramo ikintu ushaka, design ukeneye uko imeze, igahita iyigukorera. So ikintu ugomba kuba uzi icya mbere ni skill. Nubwo ufite amafaranga yo gutangira aka ga skill ka design, kuko designing ugomba kukiga. Ntabwo ari kuvuga ngo ugomba kuba ukazi, ahubwo ushobora kubyiga hano kuri YouTube cyangwa ukabyiga ahandi hantu. Ikindi kintu ugomba kuba uzi byibuze kugira ngo utangire, ugomba kuba wifitemo ubushobozi bwo gufata ibintu bishyashya, kuko nibyo byibanze, kuko buri munsi batuzanira design zitandukanye. Kandi ugomba kuba uzi kwihangana no gukora negotiations, ukaba uzi kuganira n'abakiriya. Niba umukiriya aje avuga ati njyewe nyine iki ngiki kimeze gutya, ukaba waganira nawe, nayo ni skill. So ikindi kintu kitagoranye cyo nta nubwo kigoranye na gato, ni ukumenya gukoresha aya mamashini. Iyi heat press naberetse bigutwara n'iminota 30 cyangwa isaha kuyimenya uko ikora. Nzagenda mbibereka uko tubikoresha. Plot nayo yagutwara byibuze kugira ngo ikamirike neza, bisaba kuba uyikoresha, ariko amasaha byibuze 3 umaze kumenya uko ikora ibintu byose. Ariko byibuze iyo umaze icyumweru uri kuyikoresha practicals, wamaze kumenya uko ikora. Iyindi I think laptop uko ikora, imashini ya ibyo sindi bivuga rwose urabizi. Hari igihe wenda ushobora kuba hari abantu baba batazi gukoresha imashini, icyo si ikibazo. Ushobora kugenda ubyiga kuri YouTube gake bikageraho ukabimenya. Noneho ikindi ugomba kwimenyereza, byo ntabwo ari ngombwa, ariko gusketchinga, gukora sketches ukoresheje ikaramu nabyo ni ibintu by'ingenzi. Iyo umaze gutangira noneho, izo stickers naberetse dukoresha, ugomba kumenya uko uzishyira muri plot neza kugira ngo utazajya wangiza ikintu kinini. Akenshi plot ifite ahantu hatandukanye ho gufatisha, ushobora no kwandika ku kantu gatoya utagiye kwangiza sticker yose, kuko sticker zimwe ziba zihenze. Kandi ikindi, nimukajye mugura ahantu mubonye sticker kuzigura ahantu hose ubonye, ari igihe baguha pirate ukaza ukazishyira ku myenda y'abantu zikomoka. Kugura amamashini nk'aya ama heat press nimukagura ahantu mutizeye. Weho niba ukeneye heat press, niba ukeneye plotter, niba ukeneye printer, tap on me, mvugisha, andika hano muri comment, ndahita ngusubiza rwose.